kinshoreke n'ubundi ubusa umuntu w'umugore bagore muri bya bintu bisenya ingo nibyo birimo umuntu wajya akiyemera ngo udafite inshoreke ninde ubu wajya ukiyemera ngo nta nshoreke ufite hoya nta muntu udafite inshoreke kandi ikindi buriya kera impamvu bubakaga zikaramba uwo ngo witwa inshoreke cyangwa se witwa mukeba yihanganiraga mukeba we mugenzi we nanone akemera ibyo turi kuvuga ngo nimba ari abagore babiri akaba mwumvise ko mushatswe n'umugabo umwe mwamufataga neza none kumufata neza nawe akabahahira ko icyo gihe yabaga nafite naho abatungira kabone ubu bwo noneho ni kode hariya baramuvuga naba akajya hariya naho kuko nubwo avuye hariya nta kintu yishe nta n'icyo akijije ahagiye ni mu ikode naho avuye ni mu ikode ariko icyo gihe wenda yabaga amufite yaramwubakiye hariya n'undi nawe yaramwubakiye hariya wa mugore yihanganaga avuga ati ndi iwanjye undi nawe aravuga ati ndi iwanjye ubu rero ubu iki gihe we araba nibere nko mu nzu yanjye bwite hazi inshoreke ati nkayimukuramo iriya nzu iyi nzu agomba yivemo nyisigaremo natarindagiza urugo umugore ngo yarere azarindagiza umugabo amusange icyo gihe ntago uwo mugabo wasanze yanshoreke ntago urwo rugo rwubatse rwasenyutse Ladies and gentlemen, welcome back again Kubeza Media. Iki ni ikiganiro nanone tugiye gukora. Tite yama y'ikiganiro avuga ngo kuki 80% by'ingo z'ubu zubakwa usanga zasenyutse biterwa n'iki kandi mbere ntago byabagaho nk'ubu ngubu. Ese no kubera iki? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro hamwe nanjye Irene. You are welcome. Hano nkuko mubibona turi kumwe n'abakobwa babiri cyangwa se umwana n'umukobwa mukunze kubabona muri ibi biganiro subwa mbese n'ubwa kabiri bano nabasangwa gira ngo mbakire bivuge andeni bagere icyo bagezaho kuba bakurikiye dukomeze murabo neza abakunzi bacu ni Naome nkuko bisanzwe ni mudukurikirane mu kiganiro tugiye kuganira. Okay, Aline meze neza ribo cyane ndimo neza kabisa kumbona se mukonje murarwara aya wapi nabyo kurwara nta ndwara mbese na shitani muri make mumeze neza tumeze neza. Okay Naomi nawe umeze neza se meze neza nari yatanu ko gukunda cyangwa nimbeho aho yarakonje biraza kuryoha biraza kuryoha. Okay so guys wowe uri mushyashya kuri iyi channel turagusaba gukora subscribe ugasharinga ugakomentinga ukanalikinga kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze kigere ku banyarwanda uko bikwiye. Dukomeje rero nkuko narimbe babwiye haruguru ikiganiro ikiganiro avuga ngo ese kubera iki 80% z'ingo z'ubu zishingwa birangira zisenyutse kandi mbere bitarabagaho nubwo byabagaho gake cyane kubona umugabo n'umugore batandukana kubera iki ubu ngubu byeze kubera iki bibaho. Muraza kugenda mudufasha muri comment mutubwira ngo biterwa n'iki cyangwa se n'iki kibitera ariko kambaze bano turi kumwe nawe urabyumva ute wowe? Nge rero ukuntu mbyumva ingo ko baziri gusenyuka ahanini uko mbibona hariho ubuntu by'ubusambanyi guca inyuma cyane abo mwashakanye ukamuca inyuma. Ikindi hariho gupfa imitungo muri kino gihe imitungo ibaye imitungo barayishwanira ku buryo bigira naho gutandukana byo bijemo kuko hari nubwo umuntu ashaka kwikira ya mitungo yashyika yabona yasezeranye yabonye yatege kumwe ubwo nyine ni ukugabana muri make nta n'urukundo rudihari hariho icyitwa amafaranga cyangwa imitungo. Ni ukuvuga ngo umukobwa nambwira ko yankunze zamubwira ati wapi uzamwemerere bitewe nuko yabikubwiye ariko nyine ntuzareba umuntu ku mutima we ngo umenye ngo afite iki ku mutima ntago wabimenya. Gusa icyo nakubwira cyo gusenyuka kwa kino gihe barimo barapfa imitungo no gucana inyuma. Niko mbibona.
ni ukuvuga ngo biterwa no kuba abantu babana bafite imipangu, babana umwe ari ikindi ashaka ku wundi, ni ukuvuga ngo babana kubera imibare. barimo barabarana nyine nta by'urukundo nka kera. Ubundi kera umuntu yagendaga yashakaga umugabo cyangwa yashakaga umugore bakundanye by'ukuri, ariko ubu ngubu ni business. Ni business, ntago umuntu arajya gushaka avuga ngo byibura ngiye gushaka umugabo kubw'uko mukunze tubyara n'abana twubake. Wapi pe, ni amafaranga. Ubu iyi si yobowe n'amafaranga. Muze kwisanzure, muze kwifata. Aline, wowe urabyumva ute ubu ngubu ngo gahunda ni uguhura ukwezi kwashira tugahita paso? Urabyumva rero ibyo ngibyo ngewe ahanini ingo zisenyuka abazisenya abo babiri baba batandukanye. Ahanini nge hari uruhande hari ukuntu natabarenganya, ahubwo narenganya uwo muntu utuma urwo rugo rusenyuka. Uko byagenda kose hari imva n'imvano ya byose. Muri kino gihe ingo z'abantu bakuze ziri gusenyuka banaturuta, ziri gusenywa n'abana bato nkatwe. Turimo turasenyera abakuru bacu. Rero icyo ngicyo ahanini nicyo kiri gutuma ingo zisenyuka, kuko abakobwa uretse ako kantu nkumve neza, ni ukuvuga ngo ingo z'abantu bakuze ziri gusenyuka biri guterwa n'abarumuna babo cyangwa se abakobwa batukuri. Abakobwa urungano rwacu nicyo kintu kiri kubitera ahanini, kuko kera barubakaga nk'uko wabivuze. Kera barubakaga ntabwo ubusambanyi bwari bwakajeho mu bana b'abakobwa. Rero none ubusambanyi bwaraje, abakobwa twanze gukora, dusigaye tujya kureba nyine nk'icyo kigabo cyaduha amafaranga. Icyo kigabo rero kubera ko akazi ko gutanga keya niko nkora niko kangaburira, icyo kigabo nyine nacyo kikaza akahitararuka, bikaba ngombwa ko ataha n'amatiku menshi muri rwa rugo rwe, bikaba ngombwa ko urwo rugo rwe rusenyuka. Ahanini renge nicyo mbona. Ubwo ngubwo rero Naomi nawe ni kubyumva. Hariho n'ikindi kintu ubu muri kino gihe gisigaye gikora, ingo zigasenyuka. Urabona kera bashakaga n'abagore babiri bakabubakira bose bakabatunga bigakunda kandi bakanasaza. None kino gihe urumva icyo gihe mukeba yemera kubana na mukeba bakabana, nyine umukuru akemera kubana n'umutoya bakabana kandi bakanasabana. Ariko ubu ngubu ikintu gisigaye kiriho ni tumuhombe. Iyo bitabaye tumuhombe, urugo habamo ibintu byo kuvuga ngo nimba atamwishe aramurindagiza mu mutwe. Muri make nta mugore usigaye uza guharika wakeneye kubaka, aza guharika akeneye amafaranga. Ubwaharikwa kubera amafaranga. Aharika abaharika n'umundi naho bitaniye na za ndaya Rine yavuze, bari kuza bakarya abagabo. Numva hanini icyo nicyo twashingiye tuvuga ngo ikiri kubitera ni ugucana inyuma. Ikindi kandi gucana inyuma biri kumwe no kuba akurikiye amafaranga. Iyo atari umuntu uje guca inyuma ukurikiye amafaranga, nawe mugore uje gushaka uza ukurikiye amafaranga, cyangwa se umusore akabaza umukobwa yuko afite ku ikofi, afite akazi keza, umuhungu akavuga ati iwabo uriya mukobwa cyangwa se cya gikorwa gifite ifaranga. Ko byagenda kose reka nkingire inshuti ko mu mutima w'umuntu ntabwo wabasha kureba ikirimo. Umukobwa nawe akaba azi ko akundanye n'umusore, yarangiza nitumara gutera igikumwe mu minsi mikeya nifitiye n'akandi kana hirya, bazahita badeforosa. Nyine nizo urimo kumva ngo abantu baba barashwana, divorce ziri kuba nyinshi kurusha ubukwe bwabaye. Bivuze ngo bitewe n'icyo twita amacenga, imibare, uburiganya bikubiye mu ngo z'ubu. Kuko hari nka story numvishije ngo umuhungu yarinze asezerana n'umukobwa mu mategeko n'imbere y'Imana atazi ko afite umwana. Icyo kintu koko kibaho? Kibaho kubera ko icyo gihe
kugira ngo atabimenya ntabwo yigeze akurikirana ubuzima bw'uwo mukobwa nta nubwo yari abukeneye kuko ubundi ukurikirana ubuzima bw'umukobwa ukunda ari uko umufiteho gahunda ese waba warabyaye ibyo ntabwo abyitaye icyo akurikiranye amafaranga. Ariko abakobwa muratubeshya kuko umukobwa yamaze kubyara umwana akaba afite imyaka 5 cyangwa 4 none se yari yarabimubajije wabwirwa n'iki ko yabimubajije ari yaba atarabimubajije ntabwo hano mureke dukome urusyo dukome n'ingasire turi kugaragaza nk'aho abagore cyangwa abakobwa ari bo bazisenya ari bo bari mu makosa bonyine hoya n'abagabo nawe nujyeho gucira urubanza abakobwa cyangwa abagore n'abagabo wowe mugabo uramara gushaka umugore wawe ukuntu rero bimeze umushatsi ari kuri size umugore araje aragiye avuye mu murima umugore yagiye arariye arabyaye arabyibushye uramurebye ubona ameze nk'igifuka kiri aho ngaho urebye noneho akana nkanjye kiyambariye mini urarebye ibibero utwawe n'ako kana bikaba ngombwa ko ujya kureshya ako gakobwa ukagaha amafaranga icyo gihe iyo wagiye uba wagiye wirenganya abagore gusa n'abagabo barazisenye kandi abagabo nabo basenya abagabo bagenzi babo n'abagore basenya abagore bagenzi babo. Ikindi kandi no kutanyurwa kurazisenya kutanyurwa ntago uzatuma ingo zubakwa kuko buriya uko reka nkomereze ku cyo ari navuze buriya mugana umugabo arikora akazana umugore we amukunze umugore we agashima urwo rugo yamara kurushima akarya akibyibuhira agajya kubona akabona mugana ingo sisigaye ntazi uko giteye ikindi nanone akamuhahaza ari kumuca inyuma agenda ajya mu bandi yamara kumuhahaza umugore yamara guhahara yarabaye sinzi urunyonka ntenda ntanamuhahira ntamugaburira umugore akagenda akangana nk'agati atari ko buriya ntago nabana nawe umeze nk'aho wagira ngo urya uziritse uri kumva urya uziritse urya uziritse cyangwa barya uziritse urya uziritse ubwo se muri rusange noneho ugasanga yisangiye abandi noneho umugore nawe byamucanga akicira isheni akakiniza cyane none se tugire cyangwa se umugabo akaguca inyuma wazabimenya nawe utireka nanjye nigendere bikaba kimwe kuri kimwe nawe ukamuca inyuma iyo hari abantu batekereza gutyo none se Aline na Naomi ukuvuga ngo mwebwe muri hafi yanjye ndabasha kubaza uramutse umenye ko umugabo cyangwa se wowe nk'umukobwa uramutse ugiye gusezerana n'umugabo ukamenya ko uwo mugabo afite undi mukobwa bendaga kubana ariko icyitondwa kiri aho uwo mugabo usore akaba ari umukire afite amafaranga afatika afite amafaranga pe akatarabuze ku musore ari amafaranga wamureka cyangwa wamurwanira none se umugiye kubana ukumva afite undi mukobwa bari bagiye kubana birumvikana yaradutenetse turi babiri mbashije ngiye kubimenya ubwo mba nahashije kubimenya mbere y'uwo mukobwa yuko abimenya nubwo yenda afite ayo mafaranga ntabwo yenda kudutunga turi babiri namureka agakurikirana uwo nguwo afite ariko hagati aho ngaho hariho amahitamo abiri hari uwamureka ari n'uwamusanga bitewe n'ayo mafaranga hari uwavuga ati kama mbaya ikibazo tuzamuhanganira cyangwa se ikibazo ntiumenya nimba akunze wowe cyangwa akunze uriye hari abagabo bakunda abagore 2 na 3 kaba bakundira kandi Rwanda igihe turimo rero nta mugabo ugitunga abagore 2 ngo abatunge hari ikintu ushobora kutunga ariko ukabakunda hari ikintu ndi ukumva ko uzabatungira mu nzu imwe njyewe aho ngaho ntago nahubuka ngo mwange kuko ashobora kuba ari akunda cyane kumurenza njyewe gusa sinanamutonganya namubaza ese bimeze bite amahitamo yawe ntayahe ese
nimba ari uwo tubana tukanabana ashobora no kumushaka nawe akagenda kuko abagabo batunze abagore 2 cyangwa 3 barahari pe kandi banabishoboye kandi urukumva uwo muntu afite amafaranga ntabwo byamunanira kudutunga ntabwo byabananira afite amafaranga wakihanganira ukamenya ko ugiye kubana n'umugabo ufite handi bwo bayita inshoreke cyangwa ntabwo icyo gihe inshoreke n'ubundi ubusa umuntu w'umugore bagore muri bya bintu bisenya ingo nibyo birimo umuntu wajya akiyemera ngo udafite inshoreke ninde ubu wajya ukiyemera ngo nta nshoreke ufite hoya nta muntu udafite inshoreke kandi ikindi buriya kera impamvu bubakaga zikaramba uwo ngo witwa inshoreke cyangwa se witwa mukeba yihanganiraga mukeba we mugenzi we nanone akemera ibyo turi kuvuga ngo nimba ari abagore 2 akaba mwumvise ko mushatswe n'umugabo umwe mwamufataga neza noneho kumufata neza nawe akabahahira ko icyo gihe yabaga nafite naho abatungira kabone ubu bwo noneho ni kode hariya baramuvuga naba akajya hariya naho kuko nubwo avuye hariya nta kintu yishe nta n'icyo akijije ahagiye ni mu ikode naho avuye ni mu ikode ariko icyo gihe wenda yabaga amufite yaramwubakiye hariya n'undi nawe yaramwubakiye hariya wa mugore yihanganaga avuga ati ndi iwanjye undi nawe aravuga ati ndi iwanjye ubu rero ubu iki gihe we araba nibere nko mu nzu yanjye bwite hazi inshoreke ati nkayimukuramo iranzu iyi nzu agomba yivemo nyisigaremo natarindagiza urugo umugore ngo yarere azarindagiza umugabo amusange icyo gihe ntago uwo mugabo wasanze yanshoreke ntago urwo rugo rwubatse rwasenyutse kuri topic yacu tunayigarukeho hari ikintu nyine gusa nyine umubare munini w'abasenye ingo z'abamama n'abakobwa nanjye ndi kubivuga ndi umukobwa ariko sininya no kubivuga n'abakobwa kuko umubare munini w'abasambanyi n'abakobwa ntago ari abamama bo baracyafitemo kwa kwifata k'umuco wa kera ntago ibintu byo kugendera muri ubwo busambanyi ntago bari babigira rero kumva abakobwa nibo bararuye abagabo b'abandi hari igihe babarura hari igihe umusanga umugabo n'ubundi nawe yarararutse ngiye rero ndumva ari icyo ngicyo ahubwo nyine nuko nyine umuntu avuga agasa nkaho ari kubwira abantu ikibazo cy'amatsiko ari kuki mutararura abasore mukararura abakobwa abasore nta mafaranga mufite nta mafaranga ihari erega buriya umukobwa usanga umugabo nuko umugabo aba yarabyubatse no wa mugore we wa mugore barabishakanye wa mukobwa agiye kurya ibyo wa mugore yashatse none umusore nawe kari kwifondafonda ararya ibintu udufaranga aracyadufitiye umururumba niyo yaguha ntiyakurengereza 5 kandi wa mugabo senkana arayakubita hasi gusa icyo nabwira abamama cyangwa se abakobwa nujya gushaka ukabona mukeba wawe waraje jya wihangana mwubake mwese bijya bihangana twubake umwanzuro waba hari ukavuga ati ya uyu niwo mwanzuro ni nayo nama just like conclusion yawe ngewe rero nuko nyine nkuko nabivuze mu kanya nuko umuntu ababwira abatumva kandi ikintu cy'ubusambanyi kimeze nk'icyorezo byakabayeho ko wenda nk'abakobwa bareka gusambana cyangwa abagabo ariko ntibishoboka nibajya basambana bagiye basambanya n'abasore bangana reke gutwara nanone abasore mufite cya kibazo cy'ubukene ntabwo bishoboka kandi ntabwo nakuzaho ngewe nzi mbona umugabo ufite amafaranga ibyo ntabwo bishoboka gusa abagore mwihangane nyine ubwo ngubwo tubatubange tubasuzugure ni ukwihangana ariko mukomeze mwubake nge ndumva ari icyo navuga bubake muri kubatwarira amafaranga bakubakira none barasenya bigenda bayakubakire muyasinde mu byeri mugari wabo nuko bimeze ikiganiro ni cya kindi content titre ni gute 80% by'ingo zishinzwe zisenyuka muri iyi minsi ya none se hakorwa iki mwumvishe buri mpande uko bagiye babivugaho ndakeka ari cyo gihe ngo twanzure Kinyarwanda byise bagita kwanzura yego twanzure dutahe nabo tubasigire umwanya bakora imirimo yabo ngiye nari umunyamakuru Irene kuri Abeza Media nk'ibisanzwe mukomeze mukore subscribe murayikinge musharinge ubundi ibindi byinshi biraje ariko kababwira ati Astra Vista ciao ciao.